Tubahaye ikaze rero bakunze b'ikiganiro amagara mazima n'ubutunzi bw'ibanze. Amagara mazima n'ubutunzi bw'ibanze akaba ari ikiganiro nyine cy'ikigo rengera ubuzima wivurisha ibimera, ikigo gikora ku buzima, imirire, imibereho myiza, aho dukora ibikorwa bitandukanye nyine by'ubuvuzi cyangwa se byo kurengera ubuzima nyine dukoresheje imirire myiza, dukoresheje ibimera bitandukanye bikurwamo imiti ikabasha gufasha ubuzima, hanyuma tukavura nyine dukoresheje massage de reflexology iyakura myakura, kandi nabyo bikagirira umubiri akamaro. Akaba ari ikigo nyine gikorera ahangaha mu mujyi wa Kigali, ku Kinamba hafi ya station ya Rubisi harebana na Beka ku Kinamba cya mbere. Tukaba dukora rero ibikorwa bitandukanye, ndetse nanone dufatanije n'abandi muri rusange twita no ku zindi ngingo zirengera ubuzima, ko buri buzima ntabwo buba bwonyine, ahubwo kurengera ibidukikije, kongera gusubizaho ibimera, kugira ibimera abantu batera kugira ngo bye gucika, imirire myiza ndetse n'izindi ngingo zitandukanye zigiye zishishikaje muri iki gihe, zirimo nko kurwanya imirire mibi, malnutrition, hanyuma n'ibyo kurwanya izi ndwara zitandura NCD cyangwa se non communicable disease. Ibi ni ibintu by'ingenzi nyine dukora. Reka tunabibutse ko ushobora kugira ikiganiro uruhare muri iki kiganiro wifashisha 0722 366 0782 hanyuma imbuga nkoranyambaga zacu Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, imbuga zose hose nirengera ubuzima wivurisha ibimera. Ushobora kuhanyarukira ukareba ibikorwa byacu, ukareba ibyerekezo tugiye dufite, ni iki wavanamo gishobora kukugira akamaro, se ni iki wavanamo nawe ushobora gusangiza abandi, niki gishobora kukungura inama ku byerekeranye n'ubuzima, kuko nibyo nyine dukoraho kurusha ibindi, tugafatanya. Reka rero nyine tubibutse nyine rengera ubuzima ni ikigo gikorera nko nababwiye, gikorera ahangaha mu mujyi wa Kigali, ku Kinamba cya mbere turuka Nyabugogo, ushatse gukata ujye ku Gisozi, cyangwa se hariya hafi ya station ya Rubisi harebana na Beka. Aho rero tukaba tugiye dufite serivisi zitandukanye ariko zijyanye no kurengera ubuzima. Hanyuma tukaba nanone dufite uburyo bufunguye dufatanyamo na bagenzi bacu kugira ngo tumenye uko twabasha nyine kubungabunga ubuzima. Iki cyumweru mwabyumvise ko twabaciriye amarenga muri farumasi y'imuhira. Mwabyumvise twavuze ku bihumyo. Iyo umuntu avuze ibihumyo buriya wahita wumva kurwanya imirire mibi. Umuntu avuze ibihumyo wahita wumva imirire, wahita wumva kurwanya imirire mibi, wahita wumva ikiribwa cyagenewe kubungabunga ubuzima. Aho niho twerekeje iki cyumweru cyose nyine tukaba tuzasesengura inkingi ya kabiri muri wa mushinga duhuriyeho n'ibindi bigo, umushinga twise Rwanda New Start Health Project. Inkingi ya kabiri muri za 16 zubatse umushinga ikaba yitwa New Start Food Supplement. Tuzadusimbuka turebe no ku nkingi ya 13 twise Rwanda New Start New Start Fighting Malnutrition. Ni ukuvuga inkingi ya kabiri izavuga ku food supplement cyangwa se ku biribwa bitoronwa kugira ngo bibashe gufasha umubiri mu buryo busa n'ubwihariye, bifite intungamubiri zinjira mu maraso mu buryo bwihuta. Gusa tunavuga nyine ku nyongeramirire zisanzwe cyangwa se kuri food supplement zisanzwe ziba zaratunganijwe, zigenda zikorwa n'ibigo bitandukanye. Hanyuma tunarebe nyine ku mirire mibi ubwayo, akaga iteza. Imirire mibi ntabwo tuzayivuga ngo nkuko abantu kenshi basanzwe bayimenyereye, kuko imirire mibi abantu basanzwe bamenyereye ibingibi twita denutrition cyangwa se cancer nutritionnelle, kwa kuntu usanga umuntu cyane ifata abagore batwite, kwa kuntu usanga abantu barwaye, umwana yarwaye bwake kubera kubura intungamubiri zitandukanye, kubura feri, kubura ibitunga umubiri biri mu biribwa. Abwo tuzanavuga no ku mirire mibi yo ku rundi rwego, ibyo twita suralimentation, ukukurya cyangwa se nutrition, ukukurya abantu bakarenza urugero, kugeza ubwo umuntu yasanga yarabyibushye, yaragize ibiro birenze urugero. Ndetse twebwe bizana gutangaza usanze ko iyi mirire mibi
mibi cyane, ndetse yo ahubwo twanavuga ko inagendanye n'imyitwarire, hindura n'imyitwarire, kubera ko ituma umuntu ahinduka, ugeze imbere y'ibiribwa ntubasha kwifata. Sinzi niba hari n'ahandi wakwifata. Iyi mirire mibi yo ku rwego rwa kabiri cyangwa se alimentation cyangwa se nutrition yo inateje akaga kurenza na ya mirire ya mbere. Tuzabasomera amaraporo atandukanye afite icyo avuga kuri iyo mirire mibi, ku mubyibuho ukabije, ku ngaruka zabyo. Iki cyumweru murahishiwe. Reka nyine tubibutse ko muri za serivisi na produits z'ibanze basanga mu kigo rengera ubuzima harimo inama ku mirire, isuzuma rusange, imiti itandukanye ikoze mu bimera, aho tuvura nyine indwara nanone tunakoresheje massage na reflexology, kuvuga wa umuntu ufite ibibazo by'umugongo, ibibazo by'imitsi, indwara z'imyororokere. Egera rengera ubuzima. Egera rengera ubuzima, uzahasanga inama zitandukanye, uzahasanga uburyo bw'ubuvuzi bushobora kukuzahura, uzahasanga uburyo wisangamo bufunguye, ushobora nawe kuba wabasha gutanga contribution cyangwa se gutanga umusanzu ku buzima bwa bagenzi bawe ndetse n'ubwawe budasigaye. Muri iki cyumweru tuzaguma nyine tugaruka kuri izi produits zarengera ubuzima wivurisha ibimera, ariko nanone tuzakomeza tugaruka nanone kuri ziriya nkingi zombi, inkingi ya kabiri n'iya 14 za Rwanda New Start Health Project, umushinga ufunguriye ku buri munyarwanda wese ngo tubashe kwibungabungira ubuzima. Wa mushinga uvuga ku nkingi 16 twashingiyeho cyo dufatanije n'abandi bantu hirya no hino. Usanga urimo imirire myiza, kumenya uko umuntu yakwitwara mu minywere, ni gute umuntu agomba kwirinda, ni biki umuntu agomba kunywa, ni biki umuntu agomba kunywa mu buryo bwa buhoro buhoro. Aha niho tuzatinda. Nyamara nkuko mwabyumvise nyine twabaciriye ku mayange muri farumasi y'Imuhira, tuvuga igihingwa cyitwa igihumyo. Igihumyo cyo ntago ari igihingwa gusa cyo kwirira gusa, ahubwo muzasanga ko gishobora kuvamo n'uruganda, ubwo kigenda gikorwamo ibindi bintu bitandukanye, birimo ifu yabyo, mushroom powder, kivamo brete, kivamo sambusa, kivamo ibindi bintu bitandukanye, kugeza nubwo gishobora kuvamo wayini. No kuvuga ko igihumyo ubwacyo n'uruganda tuzagenda tukigarukaho bizaba bishoboka. Hanyuma ariko imirire mibi tuzayivugaho, na cyane cyane impamvu tuvuga igihumyo nuko cyo iyo kigereranijwe na biriya biribwa bikomoka ku matungo, kuvuga amata, amagi, inyama, gishyirwa ku rundi ruhande bikagaragara ko gifite umumaro ku bishobora kunganira nabyo, ubundi kikaba cyanabisimbura kuri babandi babibujijwe, kandi cyo kikaba kidafite bya binure bya cholesterol LDL bishobora kwangiza umubiri. No kuvuga ko igihumyo kiri mu byo tuzagenda tugarukaho muri izi food supplement, kandi tubereka n'ukuntu abantu bagihinga dufatanije nyine n'ibindi bigo. Imwe mu mishinga cyangwa se kimwe mu bintu bifunguye dukora harimo n'ubuhinzi bw'ibihumyo. Nanone imirire mibi mu gisobanuro nyacyo no mu mashusho yayo yombi tuzayirebaho. Nibaza ko abantu kenshi muzatangazwa no gusanga ibyo twita alimentation cyangwa se gukabya mu mirire, hahandi umuntu afata ibikomoka ku matungo byinshi, amafiriti n'ibindi bigwiremo ibinure na proteine by'umurengera, hahandi umuntu afata ibigwiremo isukari nyinshi, hahandi umuntu afata imigati myinshi, ugasanga isukari yabaye umurengera mu maraso, byo twita triglyceride yabaye nyinshi mu maraso, ikomoka muri iyo migati, ikomoka muri ibyo byayi, ikomoka mu bintu bitandukanye. Noneho n'ibinure nanone bikomoka mu mata, mu magi, mu nyama no mu bindi bintu bitandukanye. Aha ngaha muzasanga ko abantu bafite bitwara gutya, iyi alimentation, iyi mirire mibi, usanga umuntu yarabyibushye akagira ubwo agira ibiro by'umurengera, muzasanga ko iri mu bibazo biri mu bintu biteye ingorane kunarenza no kuri bano bafite ibibazo byo kurya ibitarimo intungamubiri byo kwita denutrition cyangwa se carence nutritionnelle. Hahandi nyine umuntu arya indyo ituzuye iburamo intungamubiri n'ibindi bishobora kugira ingaruka ku bana bari munsi y'imyaka 5, abagore batwite n'abageze mu zabukuru, na cyane cyane abari mu bihugu bitarateye imbere. Kuvuga ngo abari mu bihugu bitarateye imbere twasanga byumva nyine harimo ibibazo, ariko n'aba bantu bari mu bihugu byateye imbere bakoresha iyi mirire kugeza ubwo umusanga yarabyibushye cyane, cyangwa se n'imiryango twita kwikize, no mu bihugu bitarateye imbere ku miryango twita kwikize. Aha
nimukurikirana neza muzasanga abari mu bihugu byateye imbere cyangwa se abafite imiryango yifashije bugarijwe n'indwara zikomoka ku mirire mibi yo mu bundi buryo yitwa alimentation, ingaruka zabyo nazo utazitiza bugufi, kuko imirire irengeje urugero ikururana cyane cyane umubyibuho ukabije, uyu nawo ukaba pepiniyeri nziza irorokeramo indwara zitandura zerekeza ku gupfa mu buryo budasobanutse. Ni ukuvuga ibi biri mu bintu tuzatekerezaho kandi tukagenda dufatanyiriza hamwe gushaka igisubizo. Ni ukuvuga usanga abantu benshi bafite aho bahuriye n'ubuzima bwiza no gutanga inama, bavuga ku byerekeye n'imirire, bavuga ko barwanya imirire mibi. Inshuro nyinshi dukunda gutinda kuri ibintu twita carence nutritionnelle, tuvuga ko turinda abantu kurwara bwake, ariko nanone ugasanga ibingibi byerekeranye n'imirire mibi yo ku rwego rwa kabiri birangiza cyane kurutaho. Reka tubibutse yuko rero ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro unyuze ubutumwa bugufi kuri 0782 0660 ndetse ukanyura no ku mbuga zacu nkoranyambaga, page ya Facebook, Instagram, Twitter, aho hose nirengera ubuzima wivurisha ibimera. Ahangira ngo wagenda unahasanga ibisobanuro birambuye bya wa mushinga wacu Rwanda New Start Health Project, umushinga ufunguriye bose. Ari abantu batandukanye bo mu karere mu majyepfo, mu karere ka Huye, karere ka Nyamagabe, bagiye bampamagara batubaza ku by'uyu mushinga. Ngira ngo n'abandi bose ni ikaze, kuko ufite icyo wakoraho, gishobora no kuba ari uruhare rutoya ariko rufite icyo rwabasha gukora, kuko wanafasha muri mobilisation yo kumvikanisha iki gitekerezo, wanafasha mu gushyiraho wenda kantine icururizwamo ibintu bitandukanye birimo n'ibihumyo, bitezwe mu bihumyo, wanafasha gushyiraho boutique icururizwamo ibyo ngibyo. Mbe nibaza ko muri uyu mushinga ntawaburamo icyo akora, kuko biratureba. Ni umushinga wacu nyine, ni umushinga w'Abanyarwanda ugendanye no kongera kwivugurura, kongera kwisubiraho, kongera kwitekerezaho mu byerekeranye n'ibyo wabasha kurya, ibyo wabasha kunywa, kugira ngo tubungabunge ubuzima. Tuzagenda rero nyine turobanura ibihingwa bimwe na bimwe, tuzagenda turobanura ibihingwa bimwe na bimwe. Cyakora kandi no kuvuga ko twabivuze ko abantu nibakurikirana neza bazasanga nyine izi ndwara ubwazo zigiye zifite iyi mirire mibi yo ku rwego rwa kabiri igiye ifite ingorane kurenza n'imirire mibi abantu basanga bamenyereye. Ariko tuzagenda tubarobanurira ibihingwa bimwe na bimwe bikwiriye guhingwa ngo byunganirane n'ibikomoka ku matungo. Tugenda tubarobanurira ibihingwa bimwe na bimwe bikwiye guhingwa ngo byunganirane n'ibikomoka ku matungo. Uriya nka soya ni ingenzi, nko twabivuze, ibihumyo ni ingenzi. Tuzabereka n'ibindi wenda bidakomoka inaha abantu bashobora gukoresha birimo sezame, cyangwa hari n'abatangiye kuyihinga binaha ngaha. Tuzabereka ibindi bihingwa by'ingenzi nka noix de cajou, ibintu nka noix de cajou bishobora kuribwa kandi nabwo bikaba bishobora kubungabunga ubuzima. Tugenda tuganira ku bintu bitandukanye. Reka ufate akaruhuko gato, hanyuma noneho tuze tugaruka dukomeza dusesengura ku byerekeranye n'icyerekezo cy'iki cyumweru cyose. Kuba uriho nibwo butunzi, ariko amagara mazima niyo ntangiriro y'iterambere. Umwanya w'ikiganiro amagara mazima mugezweho n'ikigo Rengera Ubuzima. Sobanukirwa n'ubufasha wahabwa ku buzima hamwe n'ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera. Kuba uriho nibwo butunzi, ariko amagara mazima niyo ntangiriro y'iterambere. Umwanya w'ikiganiro amagara mazima mugezweho n'ikigo Rengera Ubuzima. Sobanukirwa n'ubufasha wahabwa ku buzima hamwe n'ikigo Rengera Ubuzima wivurisha ibimera. Mwabyumvise rero, hamwe n'ikigo Rengera Ubuzima, kuba umuntu ariho n'ubutunzi, ariko amagara mazima yo nyine aranatureba. Umuntu ariho yahawe igihe cyo kubaho, ariko amagara mazima birakureba kuyabungabunga, Ibi rero nabyo biri muri ubu bufatanye cyangwa se muri uyu mushinga twise Rwanda New Start Health Project, umushinga ufunguye dukoranye n'ibigo bitandukanye n'abahanga mu byerekeranye n'imirire myiza, abahanga mu buzima, abahanga mu kurwanya izi ndwara zitandura, abahanga mu kurengera ibidukikije,
abahanga mu bijyanye na botanike, noneho tugenda twegeranya ingingo zitandukanye, tuvanamo izi nkingi zigera kuri 16 zikoraniye muri umushinga twita Rwanda New Start Health Project. Tuzajya tugenda tuvuga kuri buri nkingi imwe imwe, inkingi imwe imwe nayo igiye ifitemo utundi duce dutandukanye, nanone tugendanye n'icyakorwa. Tuzagenda tubereka uburyo bufunguye umuntu yabasha gushoramo, ukaba washyiramo wahinga bimwe muri ibi bihingwa. Tuzagenda twerekana, ukaba wafasha mu kubishyira ku isoko. Ushobora kudashoboye kubihinga ariko ukaba ushobora gushyiraho aho bicururizwa. Ushobora kandi kudashyiraho aho bicururizwa bikiri bibisa, ugashyiraho aho bitekerwa, ngo nawe waba utanze umusanzu. Hirya no hino mu gihugu, mu mijyi ndetse na cyane cyane mu mijyi itandukanye, abantu bakwiriye kwitabira ubu buryo bwo kumugenda abantu bamenya ni ibiki byabasha kurengera ubuzima, ubujyanama ku mirire, ibi bintu bitandukanye. Nababwiraga yuko nyine tuzagenda turobanura ibihingwa bimwe na bimwe bikwiriye guhingwa ngo byunganira n'ibikomoka ku matungo, kandi bikoreshwe nk'inyongeramirire zitatunganijwe, inyongeramirire ariko zitari zatunganywa nk'ibihumyo. Ibihumyo buriya n'inyongeramirire kuko ushobora kubikoresha igihe gito cyane bikaba bimaze kugabanya imirire mibi, ndetse yewe no kuniriya mirire mibi yo ku rwego rwa kabiri, kuko birafasha ku bantu bafite ibibazo by'umubyibuho ukabije, ku bantu bafite ibibazo bya diabete n'ibintu bitandukanye. Tugenda tuvuga nko kuri soya, akamaro ka soya. Tugenda tuvuga nko kuri sezame, n'iki sezame zimaze mu gihe nyine no guhangana n'imirire mibi, na cyane cyane iyo rwego rwa kabiri. Twebwe tuzibanda kuri rwego rwa kabiri, iyi mirire mibi twita alimentation, gukabye mu mirire. Ubu usanga umwana afite imyaka 10 akaba afite ibiro nk'iby'umuntu mukuru, aho usanga umuntu aha niho twebwe tuzibanda cyane. Ni ukuvuga ngo tugenda tugaruka tuzanagera n'igihe tugenda tugaruka nanone ku bimera bimwe na bimwe byo mu mashyamba no mu mirima, nabyo byagiye bitoranywa n'imiryango mpuzamahanga nka FAO mu kurwanya imirire mibi. Ahantu uzatangazwa no kukubwira ibyiza by'umubirizi, uzatangazwa no kukubwira ibyerekeye n'umubirizi, kuko umubirizi ni kimwe mu bimera FAO yatoranije ndetse ifatanije n'abashakashatsi, bakagaragaza ko bikwiriye kwimukira mu mirire isanzwe, ntibifatwe nk'umuti, ntibifatwe, ahubwo umubirizi ukurikije akamaro kawo kuriya bawumenyereye, bazi ukuntu abantu bajyaga bawogesha nk'umuvure bagiye kwenga ibitoki, ukuntu bajyaga bawogesha nk'ibibindi, ukuntu bajyaga bawogesha. Buriya bushobozi ubona uriya mubirizi wari ufite bwo gusukura, ni nako iyo umubirizi ugeze mu mubiri usenya cyangwa se urwanya free radicals mu buryo bukomeye, urwanya free radicals cyangwa se radical libre cyangwa se uruhumbu, ibyo dufata nk'uruhumbu. Umubirizi wifitemo ibi byo twita antioxidant byo hejuru cyane mu kubasha gukuramo izi free radicals zisangwe zimeze nk'aho ubwazo ari pepiniyeri y'indwara zitandukanye zirimo nka kanseri. Rero tuzagenda tugaruka kuri ibyo biribwa bigiye bitandukanye byagenewe gusenya imirire mibi, byagenewe kurwanya indwara zigize ukundi. Ntimuzacikwe rero, ntimuzacikwe. N'iki cyumweru cyose umubyibuho ukabije ntabwo tuzawurebera izuba, uri mu byo tuzavuga. Umubyibuho ukabije tuvugeho rwose ko wowe ndetse utageranye n'byita n'imirire mibi gusa, ahubwo n'imyitwarire twita ko itari myiza. Ntabwo wanabyita n'imyitwarire itari myiza, kuko kugera ku biribwa ugomba kumva ko ugomba kubirya byose ntunasige na kimwe. Ntabwo nibaza, ugomba kuburobanura nawe ukamenya ese bimfitiye akamaro ni ibiki. Tuzabasomera amaraporo yo ku rwego mpuzamahanga yerekana uko izi ndwara z'imirire mibi zikwira ku isi yose. Tugaruke nanone ku ngaruka z'iyi mirire. Tuzabane nyine kugeza icyumweru gishoje, kandi uyu mushinga wacu Rwanda New Start Health Project muzasanga uburyo ari igisubizo kirambye, kuko uzabasindagiza ubafashe guhitamo bundi bushya ibihingwa bimwe na bimwe byakongerwa mu bindi, bikongera bikabungabunga ubuzima, bikarwanya indwara ziri guterwa n'imirire y'ubu. Nzabasangiza ibanga riri muri gikukuri. Tuzagenda tugira ibintu bimwe na bimwe tugenda tubabwira nyine ibyo abantu mutagiye mumenyereye ariko by'ingenzi. Nzabasangiza ibanga riri muri gikukuri mu kurwanya uruhumbu cyangwa se free radicals tuvana mu byakomotse mu nganda. Gikukuri muzasanga ari ibintu by'ingenzi. Ndabararikira nyine kuzakurikirana iyi ngingo twise problème de l'alimentation actuelle. No kuvuga ngo tuzaganira no kubyo twise problème de l'alimentation actuelle, cyangwa se ibibazo bikururwa n'imirire y'ubu ngubu, byakusanijwe mu nyandiko zakozwe n'abahanga babiri, umwe n'Umudage undi n'umunya Espagne. Noneho bagenda berekana imirire y'ubu, ibyakorewe mu nganda, isukari kabije, proteine nyinshi, ibirimo proteine nyinshi. Tuzagenda tubereka ibintu bitandukanye bishobora kugenda bifasha mu gushyigikira ubuzima. Azaba ari umwanya wa buri wese rero kugenda umuntu ahitamo, ni amahitamo. Ibyacu ni ukwigisha, tukaba twagusaba ukaza tukaguha inama,
tukaba twaguha imiti, tukaba twakuvura dukoresheje nyine uburyo butandukanye burimo massage na reflexology, ariko tukanabereka mu buryo bwagutse ibyo abantu bose batarebaga, ukaba wabasha kumenya guhitamo kugira ngo ubuzima bwawe burusheho kugenda neza. Ibi ngibi tugira gutyo ugasanga umuntu ngo arapfuye gitunguro, bamwe bati wasanga yarozwe, abandi batapfuye gute, wenda binajyanye n'indwara z'umutima, indwara y'umutima irangwa n'umuvuduko munini w'amaraso hejuru, hypertension arterielle, wenda afite ibibazo bya diabete, ugasanga umuntu arahora nta mbaraga afite. Abakabaye batanga umusanzu ku byerekeye n'ubuzima bagakorera igihugu neza, ugasanga umuntu arahora ataka, iherezo berekera kuba umuntu yakwangirika imitsi yo mu bwonko, byose bitewe n'iyi myitwarire, n'iyi mirire mibi, no gukora abantu bicaye udashobora gufata akanya ngo ube wabasha wagenda n'amaguru, ingingo zirambuke. Ese ukora imyitozo ngororamubiri ryari? Ibi nibyo twibanzeho, icyo akora cy'kimwe cyose twanyine twagihariye ku byerekeranye n'imirire mibi, malnutrition. Ya nkingi ya kabiri twise iriya nkingi ya kabiri twise food supplement, bavuga ko tuzagenda tugaruka ku biribwa bitandukanye bishobora kongerwa mu mirire bikaba byashyigikira abantu, ariko tuzanavuga nyine kuri food supplement zitandukanye abantu bagenda bumva zicuruzwa n'ibigo bitandukanye, tuzagenda tuzivugaho uburyo zakoreshwamo, hanyuma tuzagenda none tuvuga ku buryo butandukanye bwo kwibeshaho, bwo kuba abantu babaho. Ni ugutekereza kabiri, ubundi se kuki hariho food supplement ko zitabagaho hambere aha? Ni ukubitekereza nyine, ubwo nuko abantu bagiye bangirika. Kubera iki hagiye hariho ibiribwa abantu batari bamenyereye, ngo amavuta ya elayo, ngo sesame, ngo noix de cajou, ko abantu batari bazimenyereye. Impamvu bihari, ubwo hari icyangiritse mu mubiri. Twarebye tukaba twakwinjirira handi twagiye twangirikira, tukaba nikosora mbere yuko tugenda dukoresha ibyo byose. Kuki hagiye hariho ibintu bitandukanye? Kuki abashakashatsi batandukanye bicara, ubu bari kwicara bakagenda basesengura indwara zitandukanye zigenda zangiriza abantu, noneho rero wowe bireba, wowe bari kubikorera ukumva ntago bikureba, ntufate umwanya ngo ubitekerezo, ntufate umwanya ngo ubisome, ntufate umwanya ngo ubashe kurobanura ibyo usoma ni ibiki byo, kuko ibyo mwirirwamo muvana amakuru kuri Google, wajye tugerwa ajya gushyira mu bikorwa. Ntago abantu bose bandika kuri Google ari inzobere mu byerekeranye n'ubuzima. No gufata umwanya ukabasha kurobanura amakuru. Twavuga rero ko isoko y'amakuru yizewe, cyangwa se hamwe mu hantu hizewe ushobora kubonera amakuru ahagije yerekeranye n'ubuzima bwiza, santé naturelle. Ndabona abantu mwese ngo murashaka ibintu by'umwimerere, egera rengera ubuzima wivurisha ibimera, uzahasanga amakuru ahagije yerekeranye no kumenya uko warya, uko wanywa, uko wakora imyitozo ngororamubiri, massage na reflexology ni ryari utagomba kuyikora, ninde utagomba kuyikora, imyitozo ngororamubiri mujyamo niba ari buri mugoroba ndababona munyuraho mugenda, ariko ni no kureba ninde ukora imyitozo ngororamubiri utagomba kuyikora, ugomba kuyikora kugeza ku gipimo kingana gute. Noneho ibyo byose nibyo ushobora gusanga muri rengera ubuzima wivurisha ibimera. Aho iyo ni kubyerekeranye n'ubuzima, nyamara bikaba bifunguye, bukaba nanone dufite nyine uwo mushinga twahuriyeho n'abagenzi bacu batandukanye twise Rwanda New Start Health Project, umushinga ufunguye aho turebera hamwe nyine ubuhinzi butangiza ibidukikije, sustainable agriculture, ubuhinzi butangiza ibidukikije, guhinga ariko tugendera no kugira ngo ibidukikije none bye kuducikaho. Hanyuma kurengera ibidukikije, environment protection, ibindi bintu bitandukanye. Isomero dufite hariya ushobora gusangamo inyandiko nini n'intoya, kandi nanone bishobora kuba nanone byafasha umuntu. Ibi byose bagenda tubiganira kimwe ku kindi kandi bizadufasha. Reka rero tubabwire yuko nyine mwese aho muri hirya no hino, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse nta mu mujyi wa Kigali, mwese bibutse ko iki cyari ikiganiro cy'ikigo rengera ubuzima cyitwa Amagara Mazima n'ubutunzi bw'ibanze. Ikigo rengera ubuzima kikaba gikorera aha ngaha nyine ku mujyi wa Kigali ku Kinamba aha ngaha hafi ya sitasiyo ya Rubisi harebana na Beka, kandi telefoni ni 0782 611 0782 wadakurikirana none no ku mbuga zacu nkoranyambaga zirimo Facebook, Instagram na Twitter, hose nirengera ubuzima wivurisha ibimera. Naho ku munsi w'ejo kuburiho nibwo butunzi, ariko amagara mazima niyo ntangiriro y'iterambere. Umwanya w'ikiganiro Amagara Mazima mugezweho n'ikigo rengera ubuzima. Sobanukirwa n'ubufasha wahabwa ku buzima hamwe n'ikigo rengera ubuzima wivurisha ibimera.